Ndabaramukije bakunzi ba MPUMURIZA TV. Uyu ni umwanya mwiza w'ikiganiro cyangwa se w'ijambo ry'Imana, cyangwa se ukumva icyo Imana idushakaho, icyo twifuzaho muri iyi minsi ya none cyangwa se muri iki gihe. Rero mwiyumvemo ikaze kandi muryoherwe n'iki kiganiro. Ndumva nifuza ko wafungura amatwi n'umutima wawe ukakira icyo Imana igushakaho muri uyu munsi, cyangwa icyo yakugeneyeho, cyangwa n'indyo yagutekeye. Hanyuma rero turi kumwe n'umukozi w'Imana, nzi ko mumukunda muri benshi. Tugiye kumwakira twibwire, narangiza tubwire icyo Imana yamushyize ku mutima. Ariko ntabwo turi bujye kure. Uyu munsi twifuje kongera kubabwira inkomezi cyangwa se kubaha ihumure muri ubu buzima bwa buri munsi tunyuramo cyangwa ducamo. Umukozi w'Imana aragiye kubidufashamo, atubwira iby'Imana yamushyize ku mutima. Nzi ko Imana ijya ivugana nawe kandi ijya ikorana nawe. Mbahaye ikaze rero, ni karibu umukozi w'Imana. Mwakoze cyane muvandimwe. Mwami Yesu aduhana umugisha, kandi namwe muduteze amatwi. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mugiye kuba muganira na Pastor Umutoni Pascaline. Sibwo bwa mbere, ariko wenda hashobora kuba hari umwumvise uyu munsi wa none. Imana iduhana umugisha rero, ntabwo njya muri byinshi, amazina yanjye nayo. Reka dusenge Imana, twumve icyo Imana dushyize ku mutima. Mwami Imana yacu, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe udufitiye umunsi ku wundi, udutegurira uyu mwanya kugira ngo twumve ijambo ryawe. Mwami, ndakwinginze rero kugira ngo ushoboze kuvuga nk'uko ushaka, kandi ijambo ryawe rikomeze kugira umumaro ku buzima bwa buri muntu wese uryumva, ndetse nanjye urivuga. Mwami, ndagushimiye, izina ryawe rihabwa icyubahiro, ntaba ari jye ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu, amen. Imana yacu nishimwe. Murakoze cyane. Igitondo cya none tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri hano mu Ngoma za kabiri, ibice ni 20. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Abayuda baterwa n'abamowabu, Yehoshafati afatwa n'ubwoba, atakambira Uwiteka. Hanyuma y'ibyo abamowabu n'abamoni hamwe n'abamoanimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Maze haza intumwa babwira Yehoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze i Hasusanitamari ariho Inegedi. Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Imana yacu nishimwe cyane. Tumvise inkuru hano mu Ngoma za kabiri, ibice 20, no kuva ku murongo wa mbere. Hari umwami Yehoshafati, hari n'ingabo zari zimuteye. Iyi nkuru itugaragariza neza amoko yateye Yehoshafati. Yari amoko ageze nko kuri 3. Imana ishimwe cyane. Haza umuntu ku murongo wa 2 arabimubwira. Intumwa iramubikira mu ati, ariko hari abantu baje kugutera bakuzengurutse baturutse Inegedi. Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka ndetse n'Abayuda bose. Yehoshafati yari umwami, ategeka abaturage, birumvikana abo yari ayoboye bari ubwoko bw'Abayuda, batekereza gushaka Uwiteka. Reka mbabwire ikintu njya ntekereza kuri iri jambo ry'Imana, kuri Yehoshafati n'aya moko y'abamowabu, abamonimu n'abamori bari bamuteye. Urumva ko bari abantu bishyize hamwe, zari ingabo nyinshi, ariko mu bigaragara ntabwo zari nkeya. Mu by'ukuri bari benshi baruta Yehoshafati n'ingabo ze yari afite. Ariko hari ikintu kimwe gikomeye cyane nigira kuri Yehoshafati. Yari umwami, yari afite ingabo, ndetse wenda nubwo batatubwira ingabo yari afite, ariko birumvikana ko umwami uwo ari we wese aba afite ingabo zimurwanirira cyangwa zirinze igihugu cye cyangwa zirinze ubwami bwe.
ariko mu by'ukuri ikintu cyantangaje hano, uyu mugabo yari afite abasirikare, yari afite ingabo nyinshi, ntabwo yahise atekereza kujya kwegura za ntwaro cyangwa guhamagara abasirikare batojwe babandi barinda umutekano. Ari ikintu gikomeye, nuko ngo amaze kumenya ko yatewe, ikintu gikomeye yagize ubwoba. Agimaze kugira ubwoba ntiyahunze, ahubwo ngo amaze kumva afashwe n'ubwoba atakambira Uwiteka. Imana itugirire neza. Ndetse ngo ntabwo yatakambiye Uwiteka ari wenyine, cyangwa ngo afate umwanya ajye gukura umutima ingabo ayoboye cyangwa igihugu cyangwa abayuda, ahubwo yarabegeranije arabwira ati muze rero ubwo twatewe dutakambira Imana yacu. Imana itugirire neza. Reka dukomeze dusome aya magambo, ndayakunda. Umurongo wa 6 haravuga ngo arasenga ati Uwiteka Mana ya basogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami? Imana itugirire neza. Nkimara kumva ko uyu mugaragu w'Imana yafashe umwanya agasenga, ndashaka kukwereka uburyo uyu munsi wa none abana b'Imana duterwa n'abamoni n'abamonimu n'abamori, amoko atandukanye. Ariko icyo turebera kuri Yehoshafati nuko uko yagize ubwoba nawe niko wagira ubwoba. Ariko igitandukanije kuri twe cyangwa kuri wowe uyu munsi nanjye, Yehoshafati yakoze ngo yihase gushaka Uwiteka. Abantu benshi turaterwa cyangwa bagaterwa aho kugira ngo birukire gutabaza Uwiteka, bibuke ko hari Imana yabaremye, bibuke ko hari Imana iri hejuru y'ibyabateye, ahubwo bagafatwa n'ubwoba, bwa bwoba bukabaherana. Ugasanga umuntu afite ubwoba ndetse bukamutera depression, bukamutera ihungabana, bukamutera kumva yigunze, akagira ubwoba, akagira igihunga. Imana idutabare. Nshuti mukundwa uriho uranyumva uyu munsi wa none, ndakwinginze reka iri jambo ry'Imana riwumara ku buzima bwawe. Nicyo iri jambo ribereyeho, kugira ngo ridufashe. Niba umugaragu w'Imana, umwami, tekereza umwami ntabwo yihuse kwegura imbunda, ntiyihuse kwegura ingabo ze ngo azihamagare. Mu by'ukuri yari azifite. Nta mwami ubaho udafite ingabo zimurinze, zirwanira igihugu, zirinze igihugu, sinzi abaturage. Ariko ikintu gitangaje, ari naho tugomba kwigira abana b'Imana, ndetse na buri muntu wese uduteze amatwi, nuko hejuru y'ibyo byose hari ibiguteye, ariko ubuzima bwawe hari Imana iri hejuru yabyo. Ubwoba nibugufata nshuti yanjye, ndaguhumuriza nkubwira ngo ikintu kimwe gikomeye, intwari iruta izindi ntwaro, ni ugusenga Imana. Ukamenya ko hari Imana iruta ibintu byose byaguteye, hari Imana iruta izo ngabo zose zikuzengurutse imbere n'inyuma. Reka nkubwire, hari igihe ushobora kubyuka mu gitondo ukumva umeze neza, ukumva nta n'ikibazo gihari. Mu by'ukuri naho Yehoshafati nta kintu kidasanzwe cyari kimuhungabanije, ariko yagiye kumva inkuru ziraje. Hari igihe nawe ushobora kubura aho ukumva inkuru ziraje, bakuzana inkuru incamugongo, kumva ubwoba buragutashye, unaniwe no guhaguruka aho wari wicaye, unaniwe kugenda. Niba uri no muri modoka ukumva mbese uracanganyikiwe. Ariko umva nkubwira, aho waba uri hose, icyaba kiguteye cyose, hari intwari ikomeye. Hari intwari ikomeye abana b'Imana tujya twirengagiza. Ntekereza ko ari umwanzi uduteza agahuge ntitubyiteho. Ni ukwibuka ko hari umurengezi, ari Uwiteka Imana yacu, ari udutabara, ari uri hejuru ya buri kintu cyose. Imana itugirire neza. Ntabwo nzi wowe unteze amatwi uyu munsi wa none abami baguteye uko bangana. Ntabwo nzi bizaguteye. Ushobora guterwa n'uburwayi, ushobora guterwa n'ibibazo mu rugo rwawe, ushobora guterwa n'intambara mu buzima bwa misi yose, ushobora guterwa n'ibibazo bitandukanye mu buryo butandukanye. Mu minsi ya none duhura n'ibintu byinshi, kuko Yobu yaravuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Imana yacu ni ishimwe cyane. Ndabwira mukristo wowe unteze amatwi, umva turaterwa. Umukristo ajya aterwa. Yehoshafati yaratewe, yari umukristo biragaragara. Ikibitubwira ko yari umukristo nuko yahise yibuka ko hari intwari yindi, ari Imana isumba byose yamuremye, ari Imana ifite gahunda ku buzima bwe, ari Imana iruta ibyo byose. Reka nkubwire, watewe ni byinshi.
hari n'igihe ushaka kubivuga bikakugora kuko ni byinshi, urumva byakurenze. Hari umwami bitajya birenga, iyo ni Imana yacu, ni Imana iri mu ijuru, ni Imana yakuremye. Ikindi ni Imana yaremye byose, yaremye n'izo ngabo, yaremye n'ibyo byose byaguteye. Imana ishimwe cyane, Imana ibifiteho ububasha. Hari intwari ikomeye, niyo ndonda gukangurira kugira ngo wegere Imana. Umurongo wa 3 aravuga ngo Yehoshafati ubwoba bwe ntabwo bwamuteye kujya kwirwanaho. Birashoboka ko ari kurwanira mu bwoba, akarwana mu buryo butari bwo. Birashoboka ko yari guhaguruka ngo atangire kwegeranya intwari agasanga bamugezeho, ariko hari intwari iruta izindi, gusenga. Umurongo wa 6, ese ujya usenga? Ujya ugira umwanya ugasoma ijambo ry'Imana ukumva icyo rivuga ku gusenga? Yehoshafati ngo arasenga, ndetse ngo amaze kwihata gusenga ahamagara n'abayuda bose, ndetse ngo n'urubyaro rwose n'abari bafite abana batoya n'amatungo n'amashyo bose bihata gusenga. Imana yo mu ijuru nitugirire neza. Reka dusome ku murongo ukurikiye hepfo. Yesu nashimwe cyane. Oh haleluya. Ngo bose n'abanyamahanga mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma nta wagutanga imbere. Imana yacu ishimwe. Umuvandimwe uri kunyumva, nshuti mukundwa uri kunyumva, hari Imana. Hari igihe abantu tujya dusenga tugasengera mu buryo cyangwa budahwitse, ariko reka nkubwire, jya usengera mu ijambo. Yarasenze, asengera hano murongo wa 6 aravuze ngo mbese arasenga ati Uwiteka Mana ya basogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru? Hari Imana nyinshi, ariko reka nkubwire, twe dusenga Imana yo mu ijuru. Ndaguhamagarira kumenye ko Imana yacu yo mu ijuru iruta izindi mana zose. Niryo tandukaniro, Imana yacu yo mu ijuru. Ngo si wowe utegeka abami. Haleluya. Wabyumvise ko Imana yacu itegeka abami bose, ndetse ngo b'abanyamahanga. Biragaragara ko yari yatewe n'abanyamahanga. Ngo mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma nta wagutanga imbere. Mukundwa, hari intambara ufite, hari abanzi baguteye, hari ibibazo biguzengurutse, ariko umva ikintu gikomeye. Ndagushishikariza gufata izi ntwaro ebyiri. Iya mbere, n'uwumva ubwo bwoba, ndagusaba ngo bugufashe kwihata gusenga. Cyo ni icya mbere. Ujya imbere y'Imana. Ushobora kuba ari umuryango, ari ikintu kijya kimfasha iyo numva gusenga kwanjye kutariho kugenda neza. Mu rwego rw'umuryango, mpamagara abana banjye, nkabasanga bana muze dusenge. Nkemerera buri mwana akazana ijambo, ndetse akagira icyo arivugaho tukarisengeramo. Ibyo bintu nabonye bikoze ibintu bikomeye. Ubwo ni urugero rumwe kuri jyewe, ariko nawe hari ibindi wakora. Ubwoba bwawe, iyo umaze kugira ubwoba uriheba. Hari abagira ubwoba bakiheba, hari abagira ubwoba bakaba bafata izindi ngamba zitari nziza, kandi ari umukristo. Nshuti mukundwa, hari igihe ubwira ngo kuko uri umukristo, ndetse ushobora kuba nasenze cyane, wavuga uti pasi ibyo bintu uvuga ko mpora nsenga, ko ntagendeka gusenga, ariko ko ndeba natewe kandi ndi umukristo kandi nsenga. Yego, ongera usenge. Nakubwiye ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Uyu munsi ushobora guterwa ugasenga, ariko mu by'ukuri tuvugishije ukuri, nta Mana wabonye. Cya gihe niwasenze bikavaho. Ndumva hari ibintu tujya dusengera bikavaho, nawe hari ibyo asengeye bivaho, ariko nuba wongeye guterwa ukabona ibindi bintu bikurishije imbaraga. Urumva naratewe n'amoko menshi, amoko 3, bari abantu benshi bikubye ingabo ze. Imana itugirire neza. Ariko arongera, niba arasenze gake ongera, niba ejo warasenze n'uyu munsi ongera. Niyo ntwaro y'umukristo, niyo ntwaro Imana idushishikariza buri munsi. Wivuga ngo narasenze, wivuga ngo mpurasenga, ongera ingamba zo gusenga. Kandi nusenga, nakubwiye ngo ujye mu ijambo ry'Imana. Yarasenze aravuga ngo Uwiteka si we Mana yo mu ijuru, uruta imana zose, ngo n'abami b'abanyamahanga, ngo mu kuboko kwawe harimo ububasha. Hari ikindi kintu iyo dusenga, hari umuntu usenga agasenga atakaje ibyiringiro. Ndakwinginze, jya usoma ijambo. Urumva aravuze ngo mu kuboko kwawe harimo ububasha.
Haleluya. Jya wumbuka ko Imana yawe iruta ibintu byose. Noneho usenga Imana ufite kuyigirira icyizere ko ari Imana ifite mu kuboko kwayo ububasha n'imbaraga bituma nta witanga imbere. Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage, urumva atangiye kuvuga detaye. Icyo gihugu abayuda bari batuyemo, Imana yarirukanye abari bagituyemo irakibahereza. Ibuka nawe, ese ni intambara ziri mu kazi? Ese ni intambara ziri mu buzima bwawe busanzwe? Ese ni intambara wahuye nazo bitewe n'ahantu runaka? Bwira Imana utse Imana, si wowe wabigizemo uruhare. Bishobora kuba akazi urimo ari Imana yakaguhaye, ariko ukakagiramo intambara. Hari abantu bajya bibwira ngo ibyo Imana yaguhaye nta bibazo bibamo. Ushobora kubona akazi ari Imana yakaguhaye ukagahuramo n'intambara. Ntibivuze ngo ntabwo Satani azarekera kugutera, ahubwo nibwo ahagurukiye kugutera. Icyo ugomba gukora, haguruka usenge. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nuko iyo usomye hepfo hari ijambo baraterana barasenga. Soma umurongo wa 8 haravuga ngo maze bakakibamo ngo kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo, bagasenga bati nitugerwaho n'ibyago ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu. Urumva Imana yari yarabahaye isezerano. Murokore nawe Imana yaguhaye isezerano. Muvandimwe hari isezerano Imana yaguhaye. Yesu nashimwe. Hagarara ku isezerano Imana yaguhaye. Wivuga ngo birakomeye, wivuga ngo noneho birarenze. Hari igihe abantu rero dukoresha ururimi, kandi ururimi ari rwo ruzadutsindishiriza. Jya urukoresha neza. Ibyo ubona birenze, ujye uvuga uti Imana yanjye uri hejuru ya byose, urabirenze, urakomeye, mu kuboko kwa harimo ububasha. Batangira kubwira Imana, jya ubwira Imana ibyo yagukoreye. Jya ubwira Imana uti Imana iyi nzu se wayimpaye ko ndeba irimo ibibazo. Jya ubwira Imana uti Imana aka kazi nawe wakampaye, uru rugo niwe warumpaye. Yesu nashimwe cyane. Utinyuka kujya imbere y'Imana. Ubwoba ntibukagutere guhunga, ubwoba ntibukagutere kwigunga, ubwoba ntibukagutere kuvuga amagambo atandukanye. Aho niho abana b'Imana dutsindirwa. Ariko iyo ushoboye kwibuka ko Imana yawe irenze, iri hejuru y'ibintu byose, iruta n'imbaraga z'abanyamahanga, ukibuka ko ibintu byaguteye, wibuke ko isi n'ibiyirimo byose ari iby'Uwiteka. Yaba intambara ufite zituruka mu bantu, yaba intambara ufite zituruka mu bintu, ntabwo nzi intambara ufite, ntabwo nzaba ibiguhungabanije ibyo ari byo, ntabwo nzi ibyaguteye biguteje ubwoba. Ariko Yehoshafati we yari yatewe. Mu by'ukuri nta n'ikintu kigaragara ko yari yakoze batubwira ngo yaguye mu ikosa. Ushobora kuba uri umukiranutsi umeze neza, intambara zikaguhagurukira ukora neza. Yesu nashimwe cyane. Hari abakiranutsi rero bajya basetsa bakambwira ati ariko pastor ko nuko ndamahoro, ko nkora ibintu byose, ko meze neza, kuki ngira intambara? Uzi impamvu ugira intambara? Turwana n'umwanzi umwe gusa, ni Satani. Satani nagukunda, nta n'umunsi n'umwe azi yagukunda. Satani yanga abana b'Imana. Intambara rero zizaza, rimwe zizanyura mu bantu, ubundi zinyure naho utatekerezaga. Ariko ikitangaje uzakora kirenze umwanzi ni ukugira ubwoba aho guhunga ukajya imbere y'Imana ugasenga, ukibutsa Imana amasezerano, ukibutsa Imana ibintu yakuvuzeho. Hari ibintu Imana yakuvuzeho, reka nkubwiye niba utanabyibuka nkwibutse bimwe yakuvuzeho. Ngewe nshaka kubanza Bibiliya ijambo rambwira ngo nakumenye ntarabura urusoro mu nda ya mama, ngo nagushyiriyeho ku muhanuzi. Umva, ushaka ko utari wa muhanuzi atangira guhanura abantu nk'uko dusanzwe tumenyereye, ariko hari ubuhanuzi ufite muri wowe, hari icyo Imana yakuremeye, hari umugambi. Erega ubuhanuzi twese si ukuzajya kuri pulpit ngo tuvuge ubutumwa nk'uko uyu munsi niho ndabuvuga. Hari ubuhanuzi ushobora guhanura umuryango wawe, hari ubuhanuzi ushobora guhanurira igihugu, hari ubuhanuzi ushobora uwo musozi utuyeho, ibyo bintu ukora, umwanya uhagazemo ukora ibyiza, ni ubuhanuzi. Abo bantu ufasha ni ubuhanuzi. Abo bantu ukomeza, abo bantu urema, abo bantu wihanganisha, abo bantu utunze, abo bantu ugirira neza, abo bantu uhetse ku mugongo, abo bantu utekereza buri munsi, uri umuhanuzi wabo. Yesu nashimwe cyane. Imana rero yibuka ibyo yakuvuzeho, yibuka isezerano, ngo atangira kwibutsa Imana ibyo yavuzeho, ngo atangira kwibutsa Imana umugambi Imana yamuteguriyeho, ngo nakumenye ntarakurema. Umva, hari igihe ushaka kwibwira ngo imbaraga zawe cyangwa ubuzima bwawe cyangwa kubaho kwawe kuri mu maboko y'umuntu. Reka nkubwire, biri mu maboko y'Imana. Ntabwo uri mu maboko y'umuntu, nta kintu na kimwe gifiteho ububasha. Hari abantu batinya ikintu bita uburozi, bagatinya ikintu bita yego amarozi n'ibindi. Ariko reka nkubwire, imbaraga z'Imana ziruta imbaraga z'umwijima, kuko yakumenye uwo mwijima utarakumenya. Yaguteguye mu buzima bwawe icyo uzaba, na papa atakizi, na mama wawe wakubyaye, ndetse n'abavandimwe. Nta muntu uzi icyo Imana yaguteguyemo. Ahubwo reka nkubwire, we wari wayobye, wari wagiye gushaka igisubizo aho kitari. Ndakwinginze
uyu mugabo yari afite intwaro, yari afite abasirikare, ariko yamenye ko hari imbaraga z'Imana, amenya ko mu ijuru hari Imana ifite intwaro zirenze ibyo byose. Kuki wowe wagiye gushaka ibindi? Garuka, humura, humura, ndaguhumuriza nkubwira ngo ongera wegere Imana, ongera usenge, kandi Imana irakugira neza. Ikindi cya kabiri, uyizere, uyigirire icyizere Imana yawe, wibuke ko ari Imana ifite imbaraga ziruta ibintu byose. Muyibwire uti mu kuboko kw'Imana harimo ububasha. Ndakubwiza ukuri, humura, ubwo bwoba buraza gushira. Yesu nashimwe cyane. Iyo ukomeje hepfo, Imana yarabatabaye. Reka nkusomere umurongo wa 14 ngo maze umwuka w'Iteka, ubwo bari mu masengesho bariho baregera Imana, ngo maze umwuka w'Iteka aza kuri Yehoshafati mwene Zakariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Metaniya w'umurewi wo muri bene Azafu, aho yari ari hagati mu iteraniro, nawe yasenze aravuga ati nimwumve yemwe bayuda mwese, cyo nkundira Imana iyo twayigiye imbere ibanza kuduha ihumure. Hari ihumure nshuti yanjye nkuzaniye, humura, wigira ubwoba. Aravuga ati nimwumve yemwe bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku ni ko Uwiteka avuze, witinya kandi we gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. Reka nkubwire ikibazo dufite, abantu bajya bitiranya urugamba bakarwihererana, ariko urugamba ni urw'Imana, ni urw'Imana yakuremye, ni urw'Imana yagushyize aho hantu. Ushobora kuba uri mu kazi, abantu abenshi ibintu ukora batabyumva, kandi reka nkubwire ibintu abantu benshi bazahitamo akenshi uzabisesengura uzasanga ari igihirira, ariko bitarimwo umugambi w'Imana. Akenshi umugambi w'Imana urarwanywa. Ahantu hagaze niba ufite intambara, kankubwire sinzi uri we, wowe mukozi uri mu kazi ahantu, wowe mukozi w'Imana uhagaze mu murimo w'Imana ahantu, uzahura n'intambara, uzahura n'ibikurwanya, kuko akenshi ibyo urakora ari ubushake bw'Imana. Akenshi ahantu uhagaze urakora ibyo Satani atishimira. Yesu nashimwe cyane. Imirimo rero urakora ntukavuga ngo ariko ngo kukingira gutya nkagirira neza abantu, ngafasha abantu ntibanyiteho, ngahura n'ikibazo cyangwa se ngahungabana. Reka nkubwire, aho hantu uhagaze ni umwanya Satani atishimiye, niyo mpamvu ahora gutera, niyo mpamvu akurwanya. Rero dore igisubizo, iyo mpano ufite, uwo mugambi mwiza ufite wavuye ku Mana, ongera usubire ku Mana yawe, uyibwire ngo Mana, we wampaye ibi nkora, we wanshyize aha, we unkoresha aha, mpimbaraga zo kugira ngo nkomeze unsindire urugamba, undwanirire. Yesu nashimwe cyane. Imana yarabarwaniriye. Iyo ukomeje gusoma hepfo, Imana irabarwanira. Iki gitabo ni hanini cyane, kandi murabizi hano tuba dufite umwanya mukeya. Imana irabarwanirira abanzi babo ngo basubiranamo. Yehoshafati agiye kure basanga babaye imirambo. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, ibyo byari bikuzengurutse, ayo mahanga yaraguteye, ugiye kuyareba usanga yabaye umurambo. Kubera iki? Kubera ko Imana yakuremye wongeye kuyegera, kubera ko wafashe umwanya ugasenga ukayijya imbere. Icya gatatu, kubera yuko wamenye ko Imana yawe iruta byose. Imana ishimwe cyane. Imana iruta abantu bakomeye, iruta imbunda, iruta amagambo mabi ubwirwa umunsi ku wundi. Yesu nashimwe cyane. Hari ijambo hano shaka ko dusorezaho, riri muri Yesaya. Haleluya. Ndumva ubuntu bw'Imana, ndumva imbaraga z'Imana. Hari umuntu Imana iriho irakiza, iriho Imana irakumara ubwoba, wumva gushaka guhunga, wumva gushaka kwirukanka, ariko komera. Hano Yesaya 54 harimo ijambo rimpumuriza, riri hano ku murongo wa 6. Aravuga ngo yewe Uwiteka aguhamagaye nk'umugore. Reka mbanze nsubire inyuma gatoya ntere neza. Umurongo wa 7, umurongo wa 11. Urakoze cyane. Umurongo wa 11 haravuga ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Yesu nashimwe. Hari igihe urengana ntugire n'uguhumuriza, ukashakisha n'umuntu waguhumuriza ukamubura, ariko reka nkubwire ikintu giteye ubwoba kandi cyiza kinejeje, Imana yacu igihumuriza. Amena.
Imana yacu igihumuriza, kandi ihumure rivuye ku Mana ikintu kinezeza riruta ikintu cyose. Iyo Imana iguhumurije, reka nkubwire, iri jambo ririho rakugeraho uhita wumva umutima amahoro, kuko ari Imana iguhumurije. Umuntu yakubwira amagambo ntagufashe, ariko ijambo ry'Imana ndakwinginze ujye urisoma, urihagare murisengeremo, uzumva amahoro, ubwoba buzahunga, gutinya kuzagenda, wumva ushize amanga. Ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe, amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushinga amabuye anezeza. Iyo uri mu guhungabana, iyo wafashwe n'ubwoba ukumva wakwiruka ugahunga, ntabwo umenya ko ejo hari igitangara, ntabwo umenya ko ejo hari umunezero, ntabwo umenya ko iyo ndwara ejo izakira, ntumenya ko abami bari baguteye bazahunga, ahubwo wumva ko birangiye. Ariko mu izina rya Yesu ntabwo birangiye, ahubwo dore nje kukubwira ngo imbere hari byiza. Yaramubwiye Yesaya ari hahungabana, yahungabanye, ni Yesaya uri guhumuriza abayuda bahungabanye, ariko aramubwira tumva, uretse guhungabana, amabuye yawe nzateraho amabara meza. Ntabwo wari ubizi ko hari amabara meza Imana izaguteraho, ntabwo wari ubizi ko hari ibyiza Imana igutegurira imbere. Yesu